Writer Bruno ari kutubwira ngo iki just the way you are cyangwa se uko witereye. Twagiye amaso ye araka cyane kurusha inyenyeri, umusatsi we ni mwiza atiriwe witaho. uyu mukobwa ni agatangaza kandi bimubwira buri munsi. yo ndabizi iyo bimubwiye ntabwo yanyizera. ibyo birambabaza uko atabona icyo mbona, ariko buri uko ambajije ngo ameze neza njyewe ndavuga nti yo. ati buri gihe iyo ndebye mu maso hawe rwose uba ntacyo nabihinduraho, kubera ko uri agatangaza. nyine uko nguko witereye mukobwa. noneho mu gihe uri kumwenyura isi yose irahagarara by'akanya gato, kubera ko umukobwa uri agatangaza. nyine uko nguko witereye tu. right. iminwa ye nayisoma igihe cyose. agaseko ke arakanga, ariko ndagakunda cyane. uyu mukobwa ni mwiza cyane kandi bimubwira umunsi ku wundi. yo urabizi neza ntabwo nigeze musaba guhinduka. niba uri gushaka ubwiza ni ukuri bw'umukongoko. yo ntuzigere wongera kumbaza niba umeze neza, kubera ko urabizi ibyo nzavuga. yo urukundo rwo mu maso hawe numva ntacyo nabihinduraho, kubera ko umukobwa uragatangaza. nyine uko nguko witereye tu. noneho iyo umwenyuye isi yose ihinda umushyitsi, kubera ko umukobwa uragatangaza. nyine uko nguko witereye tu. uburyo uteyemo uko uragatangaza. nyine uko nguko ugaragara. noneho iyo ndebye mu maso hawe ni ukuri mba numva ntacyo nabihinduraho, kubera ko uragatangaza. nyine uko nguko ugaragara tu. noneho by'akarusho iyo umwenyuye ibintu byose birahungabana. umukobwa uragatangaza. uko nguko uteye.